Reka twongere tubasuhuze ariko tubifuriza n'umunsi mwiza mu by'ukuri ngenda nezerewe. Mu by'ukuri reka nkureho urujijo ku bantu babonaga inzu eshatu ziri gusirikira kuri kamera ariko bari mu rujijo bavuga ati se ko tubona ari inzu eshatu zisa nkaho zubatse kimwe ariko amarangi atandukanye. Ni inzu eshatu zirimo kugurishirizwa rimwe ariko bitavuze ko ushaka kuza ukaba wafata imwe ukayigura kuko igiciro zose zigiye ari kimwe kimwe ndetse n'iz'umuntu umwe. Ariko igiciro ntabwo ndi bugutindire kuri miliyoni 170 izo nzu maze kubona wagenda ucaguramo, cyangwa se wowe waba warabuze inzu zifatanye ari eshatu ukaba waza ukavuga ati reka nzikurire mu nzira rimwe nzigure nzikodeshe nibonera amafaranga. Iyi ni iya mbere mwabonye na mbere n'ubundi, ariko reka nyibasobanurire gatoya. Iyi ifite parikingi nini cyane nk'uko mubibona, ifite amarangi meza, ni inzu nziza. Reka nkubwire, izi nzu ziherereye mu Kagarama, Kicukiro, Muyange. Ni karitsiye nziza cyane kuri miliyoni 170 waba utomboye cyane. Iyi ngiyi nyiberetse inyuma, ndaza gufata inzu imwe nyiberekemo imbere, zose zubatse kimwe. Nakubwiye ko na nyirazo ari kimwe, n'umufundi yewe n'umwe. Dukomeze urugendo tujya mu nzu ya kabiri. Urabona ko dufite korotire nziza igiye iriho amasima meza. Ibi ni ubukomere wagira ngo ni amakoro, bitanga no gukomera kw'inzu. Iyi ni iyindi nzu twinjiyemo ya kabiri, nayo waba wayibonye kuri kamera yawe. Ni inzu ifite compound nini, ubona ko yisanzuye, yubatse neza, iryoshye. Iyi nayo ifite ibyumba 4, dushe na toilette ni 3 mu nzu, ikagira n'amanexe, ubwo igikoni na salle à manger ni ibisanzwe mu by'ukuri. Iyi ni nayo ndibuze kwinjiramo imbere ku buryo imeze, ariko nuyibona ukikubita amaso umeze nk'uri ubonye inzu eshatu zose n'imbere. Urugendo rwacu turukomereje ku nzu ya gatatu. Nakubwiye ngo ushobora kuza ukazitwarira rimwe kuryirindwi, cyangwa se ukavuga ati ngewe ubushobozi bwanjye ndafata imwe ntacyo bitwaye. Wowe uraza ugacagura ukavuga ati nshobora gufata iya mbere, iya kabiri, iya gatatu. Iyi ni indi nzu nayo ni the same n'iriya, yaba purafo yewe, yaba amarangi, yaba gukomera n'amakaro. Ni inzu nziza cyane itagakwiye kugucika. Mu by'ukuri hano mu Kagarama ikibanza nimba warabajije neza kimaze kugera kuri miliyoni 100. Iyi ni wa mujyomba nabwiye ngo reka mbashakire inzu kandi zitabahenze. Reka munyemerere tugende duhere muri ya nzu yo hagati yacu, tugende nyimatambagizemo imbere murebe uko inzu yacu imeze. Twakomeje ariho utaragera kure mu by'ukuri, kanda aho hantu handitse subscribe kugira ngo tuzamura mu muryango mukuru wa Kigali Brandiseri, dutere imbere kandi mu by'ukuri njye mbasha kubafasha. Urumva iyo uhakanze anytime iyo mbonye n'inzu ya miliyoni 100 cyangwa iya 400 biterwa n'ubushobozi bwawe, notification uhita uyibona. Ntabwo dutsinda hanze h'iyi nzu, nahabasobanuriye nta kindi kintu na kimwe nahababwira usibye kubinjizamo tugendana mbereka. Urugendo rwacu rujya mu nzu. Runo rubaraza rwiza cyane rwubatse ku buryo bw'ubutumburuke, ushobora guteraho hano intebe ukaba usa nkaho wicaye hejuru gatoya ya parikingi, ukaba winjoyinga inzu yawe. Aya makaro dusanga aha ngaha niyo ari mu nzu yose, ni amakaro y'imbaho, murayazi ntabwo ajya acuya, n'igiciro cyayo murakizi. Aha ngaha tuhasanga urugi rwiza cyane. Izi nzugi zigezweho kuko ni inzugi zisunikwa. Ndagira ngo bamenyeshe ko za nzugi zifunguka gutya zimaze kugenda zicika. Salo yacu yo ni nini cyane bihagije, kubera yuko uturutse hirya hose ukaza ukagera aha ngaha. Iyi ni salo imwe, ntabwo kandi ifatanye na salle à manger. Utabona ari ndende cyane wenda uvuga ngo tuzakatamo gutya ngo dushyiremo igice cya salle à manger. Iyi ni salo yose icyarimwe. Televiziyo ndabona isa nkaho jyewe bageneye kuyishyira aha ngaha, ariko dufite purafo nziza cyane. Ubona ko ari purafo iriho amatara meza, ikaba iriho dizayini nziza cyane kandi dufasha no kwinjira mu gice cya salle à manger. Iyi ni salle à manger nini yisanzuye, ubona ko ari ngari. Reka mbisegureho, uraza gusanga lavabo itarimo, ariko aho yagenewe harahari, n'amatoilette murasanga adateretsemo, ariko nuza kugura kuri icyo giciro miliyoni 170 uzayibona byose bifishe. Mbanje mbere nkatanguranwa kugira ngo mfatirane iyo numvishije zifite igiciro gitandukanye n'ikizindi, mpita nabahara hakiri kare kugira ngo umenye amakuru meza. Iki ni igikoni cyiza cyane ku bantu babandi batajya bakunda ibikoni biri open, bavuga ati ugomba guteka ntawe uguhagaze hejuru. Aha ngaha yikinze urugi ugakora imirimo yo guteka aha ngaha, yaba muri salo na salle à manger ntabwo byagenze, babona ifunguro ribagezeho. Aha ngaha naho tukaba tuhafite umwanya wa stock, aho ushobora kubika nyine ibintu bikoreshwa
mu gikoni. Reka tujyane hanze gatoya mu gikari tunakomezanya, murebe ubwiza bw'igikari cyacu. Iyi ni imbuga nini dusanga ahangaha, aho dusanganirwa n'urwogerezo. Ubona ahangaha ni handi bashobora kogereza amasahani hanze cyangwa n'ibindi bintu, ariko amakaro ari ahangaha sinakubwira, ni hahandi udahura n'icyondo kijya mu nzu. Aha tuhafite umuryango w'igikoni, tukagira hano hirya umuryango w'umukozi ndetse na dushe na tuwarete, tukagira n'ikigega hejuru. Urumva ko ari ibintu bisetinze, ibintu buri inzu batari bayizamura mu by'ukuri. Reka twinjirane mu byumba. Bakomeje, iki ni icyumba duhagazeho bakita cy'abashyitsi. Ndebera urugi, utaza kwibeshya ukavuga ngo se ngo 180, 170 nako urafo nayo ni igipusaka. Ahangaha duhingukira kuri dushe na tuwarete y'iki cyumba. Ntabiseguyeho, tuwarete nta zirimo, zaratumijwe, ariko we muri icyo giciro ushobora no gusanga ziri fixe bazigejejemo. Aha rero turahasanga icyumba cy'abashyitsi nyine cyiza, wataramo igitanda ndetse tukagiramo na garderobe. Gusa inzu yacu yose irimo garderobe, ni inzu nziza cyane. Reka tujyane ku bindi byumba bitatu bisigaye. Iyi ni korodori nziza cyane twinjiramo, aho dusanga ibyumba bitatu harimo na chambre principale. Reka duhere kuri iki cyumba, ariko uko tugenda tugera kuri buri cyumba niko kigenda cyaguka, ubona ko ari icyumba kinini cyane cyisanzuye. Nakubwiye ngo nimba inzu yose hamwe inzugi ari muvura, ikaba purafo hose ari igipusanga, urashaka iyihe mari koko? Nta mari irenze. Iki ni icyumba nanone cya gatatu, nacyo kinini kandi kigali cyisanzuye, kirimo chambre, kirimo garderobe. Ni ukuvuga ko iki cyumba twagifite nk'icy'abana na kiriya tumaze kuvamo, cya kindi kikaba twahera cy'abashyitsi. Hanyuma ubwo aho tugiye kujya, ariko tutarinjira muri chambre principale, iyi ni dushe y'ibi byumba. Iyo ni ngari cyane, urabona ko ari dushe ngari ifite amakaro meza azamuka akagera kuri purafo. Reka twinjirane hano hantu, abantu bose baba bahategereje, niho hantu bakunda kubura. Ntabwo nahabonye neza, uhitondere uharebe neza. Iyi ni dushe ya chambre principale, nta tara ririmo ariko naryo rirazajyamo, ariko urabona ko bigaragara ko ari dushe ngari cyane kandi nini, bitandukanye na za zindi. Ahangaha rero nk'uko mubimenyereye, buriya chambre principale birimo ibice bitatu. Iki ni igice cya kabiri twakwita nka vestiaire cyangwa se urwambariro. Ubona ko harimo akabati kanini kandi gahagije. Twakwinjira ahangaha tukahasanga icyumba master bedroom cyangwa se chambre principale kinini cyane cyisanzuye, gifite amakaro meza. Finissage y'iyi nzu ni nziza, kandi kwibutsa ko iyi nzu ni amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru. Miliyoni 170 byaba ari ahawe unaniwe kubitsa. Reka mbonereho kugushimira wafashe umwanya wawe, minota 10 buriya ntabwo nyinshi kuri umuntu ushaka kwigurira inzu nk'iyi ngiyi. Ni mu Kagarama ku Muyange. Iyi nzu yacu ni ibyumba 4, dushe na tuwarete 3, kandi hose hagiye harimo amagarderobe. Ahangaha biragoye kuhabona inzu ku giciro, ariko njye nihuse cyane mbagera mu ba mbere. Tebuka ntucikwe. Nimero ni 0783464422. Uduhamagare uze nawe ufate iya mbere, uze batarazijogora. Reka nkubwire ikintu kimwe, iyo umuntu ageze ku nzu gutya ari eshatu aravuga ati ndaguriye iyi kuri kote nziza, ngwino utazagura iyi kuri kote mbi ugasanga uracitswe cyangwa se zitwaye rimwe. Reka mbashimire.